remember your creator. Ibuka Imana. Ibuka Imana hakiri kare. Kwibuka Imana byakubera intambwe ya mbere yo kuba wakovercominga aya mateka. Kuko iyo wibutse Imana wibuka ko ariyo yakuremye. Kuko iyo wibutse Imana wibuka ko yakuremye ifite umugambi ku buzima bwawe. Kuko iyo wibutse Imana wibuka ko ariyo izi identite yawe nyakuri. Iyo nsubije amaso inyuma nsanga nari mfite depression y'uburyo bunateye ubwoba, kubera ko namaze igihe cy'umwaka wose ntajya mborosa amenyo. Atari uko nabuze umuti w'amenyo, atari uko nabuze na Colgate cyangwa se uburoso, ariko nkibaza ubundi se ndaborosa ngo bigende bite. Akwabo uyu munsi rero ndi kuriha iby'icyo gihe. Ubu ndwaye amenyo. Ni izihe ngaruka ziba ku bantu bafite umuyobozi ufite depression, cyangwa se n'ibihe bintu umuyobozi afite depression ashobora gukora ku buryo bishobora kugira ingaruka ku bantu ayoboye? Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ni gute hari igihe umuntu agira depression nk'uko wabivuze ariko ntabyemere, we akaba atari yabyemera ko ayifite, ariko we wamureba wenda nk'umuntu ufiteho amakuru kavuga uko byagenda kose hariya byaciyemo. Ni gute wafasha umuntu ufite depression ariko atabyemera ko ayifite, ariko cyangwa se ataranabimenya ko ayifite? Nubwo umubabaro atari icyaha, ariko ushobora kujyana mu byaha, kandi ibyaha wakoreye mu mubabaro ntabwo bireka kuba ibyaha ngo nuko wabikoze kubera ko wari ufite umutima ubabaye. Buriya twese tugira igikombe cy'amarangamutima, ahantu bika amarangamutima ajyanye n'ibintu byose byakubayeho. Buriya rero iyo urengeje ugapfundikira ukavuga ngo oya ntabwo genzarebaho, asohoka utazi n'igihe yasohokeye. Ariko dore ibanga yagize muri icyo gihe, ikintu cyatumye Dawidi agera kuri Sawuli ntamugirire nabi ni kimwe: yari yaragize umwanya wo kubwira Imana agahinda ke, ayibwira uko bimumereye mu mutima, ayibwira za frustration ze, ayibwira uburyo bamugenza ntacyo bamugira, akanavuga ati Mana, abanzi banjye yaba wabakoreraga ibi na biri. Kubera rero yabisutse imbere y'Imana, Imana ikamuruhura, yabona umwanzi we ntaba akimubona mw'umwanzi, akamubona uko Imana imubona. Ese ni ryari ya mateka yanjye, bya bindi bindemereye nanyuzemo, bya bindi byampungabanyije, bya bindi byansikamiye, bya bindi byanshegesha hari imbere, ni ryari bizahinduka struggle? Iteka yacu tuvanamo byinshi, bimwe aba ari byiza, ibindi aba ari bibi, ariko nibyitwa ko ari bibi si ngombwa ko tutekereza ko ntacyo twabyigiraho, ahubwo dushobora kubyigiraho ubuzima bukaba bwakomeza. Ngira ngo niryo jambo riri gukoreshwa muri iki gihe ryitwa kwiyubakamo ubudaheranwa, cyangwa se building resilience. Si uko ibibazo bitabura, ariko how do I arise from wherever I am? Iyo tugiye kuvuga inkuru, iyo tugiye gutekereza, uwo tuganira n'uwo tutaganira, byose biba bishingiye kuri cya kintu cyabaye mu mateka. Bivuga ngo nubwo turi uyu munsi ariko twaheze mu mateka. ntonganyije nyina, ngize gute, ibibazo byavutse ukibaza, ariko iki ni igikombe gusa, iki gikombe cyari kimeze gute? Kubera icyo ari cyo cyazanye izi ntonganya zose zingana gutya. Ariko mu by'ukuri kiba cyarabaye ni kimwe, nuko hari ibintu byabaye mu mateka uyu munsi bikaba byaransizemo vulnerability, bikaba byaransizemo intege nkeya. Uyu munsi ama reaction ngira n'ibyo nkora ugasanga bidafite aho bihuriye n'ibiri kuba uyu munsi gusa, ahubwo ndi kubivoma mu mateka yanjye ya kera. Hari abantu bakora ikosa mu buzima ariko kwibabarira bikabananira bitewe n'ingaruka z'igihe kirekire iryo kosa bakoze ryabagizeho. Reka dutange urugero rwumvikana kugira ngo byumvikane neza. Tuvuge ni umukobwa yagize gutya, wenda ku myaka ye wenda 18 atwarinda, hangije ayikuramo, ntihagira n'umuntu nabimenya. Ku myaka ye wenda 26 arashaka, ku
kubyara biranga bitewe n'uko wenda uburyo bayikuyemo nabi, akaba atazagira amahirwe yo kubyara igihe cye cyose bitewe n'iryo kosa yakoze ryo gukuramo inda. Uwo muntu icyo kintu rero haba mu mibereho ye y'urushako psychologically bikamwangiza, ugasanga ahora agira urugire y'icyo yakoze, ubuzima bwe bwose bukangirika bitewe n'icyo kintu. Hari n'abakazi kananira bitewe azifaraza uko agenda abona amahirwe yo kubyara bitewe n'icyo yakoze, ubuzima bwe bugapfa burundu. So uwo muntu mu by'ukuri, ubwo ni urugero rutoya ntanze, hari n'ingero nyinshi cyane, nk'umuntu wakoze ikosa mu buzima ahora yicuza ndetse ryamugezeho ingaruka z'igihe kirekire kandi nini cyane mu mibereho ye. Uwo muntu ni izihe practices yakora kugira ngo akiri icyo kintu, yibabarire, yongere arezuminga ubuzima? Ikibikwereka ni kimwe, nuko hari igihe uba waruze umuntu mwazongera guhura ukamuyoberwa, atari ukubera ko yahindutse ku isura, ariko kubera ko umwifato we wahindutse. Watangira kugira icyo ubaza na gitoya, ugasanga hari ikintu cyabaye mu mateka ye kitangira kwafekta uwo ari we, ntabwo akiri uwo yakagombye kuba ari we. Ibyo rero bifite ibyiza ariko bikagira n'ingaruka zabyo, kubera ko ibyo ubonye kuri internet byose ntabwo ari ko ayo makuru aba yizewe. Icya kabiri, hari igihe ureba n'ibyo utakagombye kureba, kuko benshi bareba symptoms ariko ni bakeya bagugulinga bashaka prevention. Mu by'ukuri wakomeje gutsindagira iki kintu cyo gusanga Yesu, ariko se abatamwemera, abatamwizera kandi barwaye, ushobora kugira icyo utsinda bibe clear, kuko byaba bisa nkaho turimo turabaha imyizerere yacu, ariko se ko biri mu muti, umuntu utabyemera we n'iki wamubwira? Be willing to look at your past and defects it has had on you. Ba umuntu witeguye, ube umuntu wemera kureba mu mateka yawe n'ingaruka ayo mateka yagize ku buzima bwawe. Dushobora overcominga amateka yacu, dushobora overcominga yaba na depression because of what Jesus did on the cross. Umukora hamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Koze cyane, muranyemerera nsenge. Imana Data, umuremyi w'ijuru n'isi, nangiye kugucira bugufi muri uyu mugoroba, ngushimira amahirwe umpaye yo kugira ngo nganire na bene Data. Ndagusabye ngo uzubane nanjye, akanwa kanjye kakubere a loud speaker wakoresha mu kubwira abantu bawe, kandi mwami ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Ureke mwami ubwo dusangira nanjye umpe kumva icyo uri kuvuga, kandi byose bituma icyubahiro cyose kibi cyawe n'ubwami bwawe bukaza hagati yacu. Ibyo ushaka akaba ari byo bikorwa, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane, arakoze mwene Data umpaye umwanya wo kugira ngo tuganire. Ndashimira n'abayobozi ba Young Professionals niba bahari, kubera ko nta kintu kibaho kidafite abayobozi. Ngashimira atari ukuba gusa bantumiye, ariko n'igitekerezo ubwacyo cyo guhuza Young Professionals, kubera ko iyo umuntu akiri muto hari ukuntu isi kubwira ngo wimenye wirwarize, ariko iyo abantu bashoboye kwegerana bakagira ibyo baganira, baterana umwete kandi bikaba byagira icyo bimara. Ikindi gituma mbashimira
ni ku bw'insanganyamatsiko batekereje yuko twaganiraho. Ni insanganyamatsiko y'ingenzi cyane muri ubu buzima bwacu, cyane cyane muri ibi bihe turimo, ibihe bidasanzwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Akaba rero ari ikintu cy'ingenzi cyane. Gusa insanganyamatsiko batekerejeho irakomeye, uyumvise ubwayo uhita wumva nyine ni ibihanda, ni ibintu biremereye cyane. How to overcome historical bondages and depression, uhita wumva biremereye, ariko hamwe n'Imana ndiringira ko imfasha kubivuga mu buryo bworoshye. Hanyuma ikindi nacyo, ntabwo nza kuvuga ibintu byose, ndifuza kuvumbura amatsiko, hanyuma hakabaho umwanya wo kubaza ibibazo uko Imana igenda ibidufashamo. Ukurikije topic dufite ivuga ngo ni gute wahangana n'ingoyi z'amateka, ndamutse nyikize mu Kinyarwanda, ndetse n'agahinda gakabije, biragaragara ko habaye gutekereza ko amateka afite uruhare mu buzima bwacu, rimwe na rimwe tutanatekereza ko afite ku buzima bwacu. Ariko amateka buriya ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Akenshi nk'aba young professionals murabizi, iyo ugiye kwiga, iyo urangije, iyo ugiye gushaka akazi, mu by'ukuri ibyo ukoresha ni ibintu wavomye mu mateka, ni ibintu wakuye mu mateka yawe, bityo akaba ari byo bigufasha. Uyu munsi uri kubasha kunkurikira kubera ko mu mateka yawe wamenye uko bavuga Ikinyarwanda, umenya ko biga, umenya kuba wakwicara ahantu nk'aho ugakurikira. Ibyo ni bimwe mu byo tuvoma mu mateka, ariko nk'uko twese tubizi, ibyo dukura mu mateka byose ntabwo aba ari byiza. Harimo n'ibindi biba mu mateka yacu bikaturemerera, bikatubera umutwaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyiza turabikunda, biri mu mateka, ariko ibibi biri mu mateka hari igihe usanga byatubereye umutwaro uremereye, bityo bikatubuza gukomeza ubuzima. Kubera rero mwebwe twanahuriye na hano mu rusengero, muraza kwihangana ko ntari buze kuvuga gusa nk'umu psychologist, ariko ndanavuga nk'umwana w'Imana, kuko iyo niyo identite yanjye ya mbere yuko mba umu psychologist, ndi umwana w'Imana. Kandi icyo ni nacyo kiza nzanakomezanya na nyuma y'ubu buzima. So muri bwihangane rero mbivuge gutyo yuko ndavuga nk'umwana w'Imana. Nk'umwana w'Imana rero turabizi ko kuva Imana yarema umuntu, ntabwo yari imuremeye kugira ngo agende ahure n'ibizazane, ariko twebwe nk'abantu twihitiyemo ibitandukanye n'iby'Imana yifuzaga, yanatugireho n'inama. Twihitiramo gukora ibibi, dukora icyaha gikingurira umuryango ibindi bintu byinshi byaje mu buzima bwacu, birimo kwangirika k'uburyo bukomeye. Mbese struggles z'uburyo butandukanye zatangiye kwinjira mu buzima bw'umuntu uhereye muri icyo gihe cy'umwana w'umuntu akora icyaha. Ikibazo rero ntabwo ari uko izo struggles zihari, ahubwo ikibazo ni uburyo duhandoringa izo struggle cyangwa se ibibazo tugenda tunyuramo mu buzima. Kubera ko ushobora kunyura mu kintu kikakubera a stepping stone, cyangwa se ukanyura mu kintu kikarangira kikubereye urwobo uri bugwemo utazanavamo. Bishobora rero kukubera a stepping stone, ikintu uri bukandagireho ukakigiraho ugatera indi ntambwe, cyangwa se bikarangira kikubereye ikica amahirwe, niba ariko nabivuga, cyangwa se kikarangira kikubereye a stumbling block, ukagitsitaraho ugahera aho ngaho aho kuba wakomeza ubuzima. Ibi rero ni bimwe mu byo tuba tugomba gutekerezaho, tukibuka ko mu mateka yacu tuvanamo byinshi, bimwe aba ari byiza, ibindi aba ari bibi. Ariko nibyitwa ko ari bibi, si ngombwa ko tutekereza ko ntacyo twabyigiraho, ahubwo dushobora kubyigiraho, ubuzima bukaba bwakomeza. Ngira ngo niryo jambo riri gukoreshwa muri iki gihe ryitwa kwiyubakamo ubudaheranwa,
cyangwa se building resilience. Si uko ibibazo bitabura, ariko how do I arise from wherever I am kugira ngo niyubakemo ibiri buze kubasha gukomeza njya hari imbere. Ikibazo rero kikaba iki ngiki, ese ni ryari ya mateka yanjye, bya bindi bindemereye nanyuzemo, bya bindi byampungabanyije, bya bindi byansikamiye, bya bindi byanshegesha hari imbere, ni ryari bizahinduka struggle, cyangwa se ni ryari bizahinduka a bondage, bikambera ubu bikangira imbata? Nabivuga mu buryo butatu. Bizaba byangiza imbata igihe bimpeza mu mateka, ugasanga nubwo uyu munsi mbayeho ntekereza ko ndi mu 2023, ariko ni nkaho nkiri kuba mu 2012 niba ariho icyabaye. Ibi rero bikagaragazwa n'ibintu bitandukanye by'uburyo tubaho ubuzima, yuko twaheze mu mateka. Uzasanga ubuzima bwacu buturuna autour y'icyo kintu cyabaye mu mateka. Iyo tugiye kuvuga inkuru, iyo tugiye gutekereza, uwo tuganira n'uwo tutaganira, byose biba bishingiye kuri cya kintu cyabaye mu mateka. Bivuga ngo nubwo turi uyu munsi ariko twaheze mu mateka. Icyo gihe hari ububata buhari, kubera ko ntabwo dushobora kuba abo tugomba kuba uyu munsi. Kubera iki? Kubera ko tugiheze mu mateka. Ikindi, bizaba byatubereye ububata mu gihe byarangiye, ariko bikadusiga turi vulnerable, cyangwa se turi, niba nabyita ngo iki, dufite ahantu intege nke ziri kutubuza gukomeza ubuzima bw'uyu munsi. Suko naheza hari inyuma, ariko uyu munsi ndi vulnerable. Mu buhe buryo? Ndabaha wenda nk'urugero rushobora kuba rworoshye. Ugasanga hari ibintu byambayeho ndi umwana muto, ariko uyu munsi ikintu iyo kibaye ngira umujinya udafite aho uhuriye n'ibiri kuba uyu munsi. Wareba ukavuga uti uyu mujinya uvuye, nanjye wambaza impamvu nakubwiye uko nakubwiye, nkaba nanjye nta gusobanurira impamvu. Kubera iki? Ibyabaye byambitsemo vulnerability, byambitsemo gukomereka, byambitsemo intege nkeya ziri gutuma ziri kwafekta ubuzima mbayeho bw'uyu munsi. Nari ntanze urwo rugero rw'umujinya. Kenshi dukunze kuvuga yuko 20% uvanyeho n'umujinya n'andi marangamutima tugira, usanga ari byo bifite aho bihuriye n'ibiri kuba uyu munsi. Indi 80% ni ibintu byabaye kera. Ugasanga reaction ngize ku kintu kibaye uyu munsi ntaho ihuriye n'icyo kintu kiri kuba imbere yanjye. Umwana wenda amenya ikintu, yamena ikintu mu rugo, ugasanga ngiye kumukubita, mukubise ntarebye imyaka ye, mukubise ntarebye yakimennye gute, ndamutonganyije, ntonganyije nyina, ngize gute, ibibazo byavutse. Ukibaza, ariko iki ni igikombe gusa, iki gikombe cyari kimeze gute? Kubera icyo ari cyo cyatonganye, cyazanye izi ntonganya zose zingana gutya? Ariko mu by'ukuri kiba cyarabaye ni kimwe, nuko hari ibintu byabaye mu mateka uyu munsi bikaba byaransizemo vulnerability, bikaba byaransizemo intege nkeya. Uyu munsi ama reaction ngira n'ibyo nkora ugasanga bidafite aho bihuriye n'ibiri kuba uyu munsi gusa, ahubwo ndi kubivoma mu mateka yanjye ya kera. Ikindi rero nanone navuga, ayo mateka yacu azaba yaratugizeho ingaruka, cyangwa se ibyabaye mu mateka bizaba byarangize imbata, ni cya gihe byampaye guhinduka umuntu utandukanye n'uwo nakagombye kuba ndiwe. Ugasanga yaba personalite yanjye, yaba identite yanjye, uwo ntekereza ko ndiwe yarahindutse biturutse ku byambayeho. Ugasanga ndundi muntu. Ikibikwereka ni kimwe, nuko hari igihe uba waruze umuntu mwazongera guhura ukamuyoberwa, atari ukubera ko yahindutse ku isura, ariko kubera ko umwifato we wahindutse. Watangira kugira icyo ubaza na gitoya, ugasanga hari ikintu cyabaye mu mateka ye gitangira kwafekta uwo ari we
ntabwo akiri uwo yakagombye kuba ari we. Ahangaha turaza wenda kubibona nitujya gusoza muri aka ka expose gato nshaka gukora, ariko abantu benshi ibyo bitubaho, ugasanga ndetse niyo tugeze kuri bya bintu byitwa ngo ni personalite, bya bintu twita ngo ni uwo ndiwe, za temperament n'ibindi, umuntu akabijyamo akibeshya, ariko ari gukora exercice yo kumenya uwo ari we, ariko ntabwo ari kumenya we w'ukuri, ari kumenya uwo yagizwe n'ibikomere bye cyangwa se n'amateka ye. Ariko ni byiza ko tumenya ngo aho gukomeza kuba izo mbata z'amateka, hariho ibyiringiro, hari n'icyakorwa kugira ngo mbashe kuba naba uwo ndi we kandi n'uw'Imana yangize we, ari nabyo tuza gutindaho mu kanya gatoya. Ubuzima rero bw'uyu munsi bufite ukuntu buri kugenda butugaragariza, butuma ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe uyu munsi buri guhabwa agaciro, ndetse bamwe bakavuga batari koko wagira ngo abantu bari guhungabana cyane muri iyi minsi birenze ibisanzwe. Ariko ndagira ngo mvuge ngo ntabwo ari uko bahungabana birenze ibisanzwe, hari impamvu nyinshi ziri gutuma uyu munsi ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bihabwa agaciro. Bimwe muri byo ni uko mu isi yose uvanyeho no mu Rwanda gusa, ikijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe biri kugenda bivanwaho stigma yabimazeho igihe. Umuntu yagiraga uburwayi bwo mu mutwe, abantu bagahita bamuha akato, abantu bakarekeraho kumuvugisha, wavuga ko ugiye kwivuriza mu bitaro by'abarwayi bafite indwara zo mu mutwe, abantu bose bagahita bavuga zavuyeho. Ariko ubu ngubu biragenda byakirwa, ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, ni n'ahandi. Ibyo rero biratuma na wa wundi wajyaga wihagararaho hari ibyo ari kwemera, akemera ko bigaragara hanze, akemera ko n'abandi bashobora kumufasha. Ibyo bigatuma bimenyekana. Ariko ikindi nanone muri context yacu hano mu Rwanda, uzasanga ikindi kintu kiri kubitera nuko turi kugira aba professionals benshi n'ubumenyi bwinshi kuri ibi bintu, ku buryo noneho byoroshye no kumenya ibibazo biharari ibiye. Ubundi kera wagiraga ikibazo wese cyo mu mutwe uko cyaba kimeze kose, cyahitaga bivuga ko bamwise ko ari umusazi, yahungabanye, rimwe na rimwe bakanabyita nabi ngo yahahamutse, bikaba ibintu nk'ibyo ngibyo, mbese ugasanga byabaye big deal. Ariko ubu ubumenyi burahari, abari kubyiga baragenda barangiza ari benshi, ndetse n'amakuru arahari. Ibyo ngibyo bigatuma n'abafite ibibazo bamenya ibyo bafite ari ibihe, bityo bigatuma bijya ahagaragara. Ikindi nanone rero nuko ukurikije uko imyaka igenda ishira, niko natwe mu Kinyarwanda bavuga ngo ushize impumu atangira kugira nyine ibyo ashyira ku murongo, ari gihe babivugira ngo yibagirwa icyamwirukansaga. Ariko ndashaka kuvuga ngo nyuma y'igihe gishize tuvuye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hari ukuntu dutangiye kugenda tubona ko ubuzima bushoboka, tukanatekereza kuri ejo hazaza. Noneho watekereza kuri ejo hazaza bikaguha amahirwe yo kureba nawe uyu munsi mbayeho gute. Naho ubundi mbere abantu benshi twabagaho turi bambara ubukeye, nta bintu byinshi by'imipango, nta bintu byinshi byo kujya gupanga ibintu birebire, ari ukuvuga ngo turi muri survival. Ubu rero turagenda tuva muri periode ya survival tujya muri periode yo kubaho. Iyo utangiye kubaho rero niho ujya wamenya uko bimeze. Reka wenda ntanga urugero ruza gufasha ko hari wakumva icyo ndi kuvuga ahangaha. Iyo uri mu kaga ushobora no gukomereka ntumenye ko wakomeretse, ugakomeza wirukanka gusa. Kubera iki? ugomba kwitabara kugeza ugeze ahantu washira impumu, ukicara ugatuza, ukareba ukavuga ngo harya ubundi cyanyirukansaga niki, ukajya wabona ngo uzi ko burya nakomeretse. Ariko mbere ntago byashobokaga, kubera ko wasangaga tugifite ibintu byinshi duhanganye nabyo, ari iby'umutekano, ibyo kubaho, ibyo kwiga, ibyo kugira gute. Ibyo rero bigatuma hari ibintu tutarebaho. Kubera iki? Turi muri survival mode. Ubu rero ubw'ubuzima bugenda butera imbere butuma n'umuntu agira umwanya akavuga atari ko ubundi kubaho ho ndabona nzabaho, ubundi mbayeho. Ibyo rero bigatuma hari ibyo noneho turi kwiyemerera, tukenemera ko tubibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi rero nacyo kiri kugira ingaruka ni ikintu nakwita nka technology, cyangwa se impact ya technology advancement,
iterambere mu bijyanye na technology rifite ukuntu naryo ryaduhaye access ku makuru, riduha access ku makuru. Umuntu wese aricara nk'ungubu ubwo bavuze depression bakayishyira hariya, ushobora gusanga half of the people hano bagiye kuza bamaze kuguguringa icyo depression ari cyo. Ibyo rero bifite ibyiza ariko bikagira n'ingaruka zabyo, kubera ko ibyo ubonye kuri internet byose ntabwo ari ko ayo makuru aba yizewe. Icya kabiri, hari igihe ureba n'ibyo utakagombye kureba, kuko benshi bareba symptoms ariko ni bakeya baguguringa bashaka prevention. Noneho ugasanga twese turibanda, ariko buriya jye sinaba mfite depression, ndi muri symptoms gusa, ariko nta uri gutekereza kuri prevention, kuri gutekereza kuri causes, kugira ngo no mu kiganiro no mu byo dukora byose tube turi no gutanga umuti, ntitube gusa turi gutanga ibibazo cyangwa se kumenya ko ibibazo bihari, ariko tube turi gutanga umuti. Indi ngorane rero ya technology advancement nuko hejuru yo kuba hari amakuru, ariko isigaye inatuma utamenya amakuru kuri ibyo bibazo gusa, ukamenya n'amakuru kuri bagenzi bawe. Buriya one of the things biri gutuma ibibazo biba byinshi ni ikintu cyitwa social media. Mwegeye hejuru, ariko mu byo nkoramo tujya twakira n'aba teenage, abakiri batoya bagizweho ingaruka na social media. Yareba agapost undi yakubiseho, usibye ko namwe reka ndeke kubavana muri iyo kategori, yareba ukuntu umuntu ari kwifotozanya n'ibiryo akavuga ati biriya biryo giye nabirya ryari, nabwiriwe dore undi ari kwifotozanya n'ibiryo. Yareba akazi undi ari kuvuga ati uyu munsi nahinduye ntabwo ngikora ahangaha, agahita avuga ati ariko giye akanjye kazaza ryari. Noneho wareba ibyo abandi bari kugeraho ukikomparinga nabo, then it brings hopelessness muri wowe. Kubera iki? Kubera icyo kintu cya comparison. Ubundi mbere wajyaga kwikompara n'umuntu mwahuye mwaganiriye bikaba byagufasha umwanya, naho ubu ngubu you know everything about someone utigeze utanamuzi, ari uko gusuza inguri yatunganya imyaka cyangwa twize hamwe twagenze burya. Kubera rero ayo makuru yabona byoroshye, biroroshye cyane kuhita ubigereranya n'ubuzima bwawe, wabona wowe utarahagera, then biroroshye ko hopelessness iza ikateking over. Kubera iki? Wamenya amakuru, comparison iroroshye, nyamara mbere ntabwo ayo makuru yabaga hari mu buryo bworoshye. Ikindi rero nacyo gihari nuko iterambere no kwihuta kw'ibintu bisigaye bituma nyine ubuzima bwarakakaye. Kera waricaraga ukabuzi ngo nubwo naburira akazi muri ibi najya no muri kiriya bigakunda. Ubu rero abize babaye menshi, iterambere ryabaye ryinshi, ntabwo uri buze kuvuga ngo ndajya kwa anko ndajya hehe, ibyo ntabigihari. So ibyo rero bigatuma ubuzima bukomera. Ujya kwa anko wahamara igihe agahita akubwira ati what are you doing here, so kujye gushaka akazi. Yagusohora rero ugahita wumva ubuzima burananiranye. Kubera iki? Kubera ko ibihe byarahindutse, development yatumye ubuzima bugorana kandi bugenda bwihuta mu buryo butandukanye. Ikindi nacyo rero kiri kubigiraho impact ni ikintu nakwita change muri interpersonal relationships zacu nk'abanyarwanda, ndetse no muri social interactions zacu. Uburyo umuryango nyarwanda wari wubatse mu myaka 20 ishize cyangwa se na mbere ya jenoside, ntabwo ari ko uyu muryango nyarwanda ucyubatse muri iki gihe. Ibintu byarahindutse, banko na banti abo ntibakibaho, abakugira inama baragabanutse. Ubu ngubu ushaka inama wese ajya kuri social media, nawe kugira ngo utere intambwe ujye kuyisaba biragorana. Iyo ubura bujura hamagara, ariko mbere waraza gukicara mukabiganiraho. Uyu munsi mwaba mutarangije kukiganiraho, akongera yataha yabavuye ku kazi mukongera mukakiganira. Naho ubu ngubu ni kuri phone iyo ukoze ishyano, naho ubundi ni WhatsApp ukamubwira uti I need advice, agahita koherereza akantu kari aho ngaho kugira ngo akwikize, ubuzima bugakomeza. Ariko kuko wabaga wicaye iwe, hari ukuntu wanahavaga wumvise hari personal touch yo kuba waganiriye n'umuntu. Ubu rero ibyo byarahindutse muri societe, bituma bisiga vacuum, cyangwa se bituma dusa naho twese turi kugenda tuba abanyamwigendaho nk'ubugi bw'intorezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ingorane z'ibi bintu rero zagize ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda mu buryo butandukanye, ku buryo umwaka ushize
byavugwaga ko umwe mu banyarwanda 10 afite ikibazo cya depression. Ubwo ntabwo nzi umubare w'abamaze kugera muri sare n'abari gukurikira online, ariko umwe mu banyarwanda 10 yari afite ikibazo cya depression mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho wajya kureba mu banyarwanda muri rusange ugasanga 3% by'abanyarwanda bafite ibibazo byo mu mutwe bitandukanye, cyangwa se ibibazo byo mu mutwe bitandukanye, cyane cyane ihungabana, depression n'ibindi bitandukanye bigenda bishamikira kuri ubwo buzima bwose ndi kuvuga ahangaha. Ibyo rero bikatwereka ko iki ni ikibazo dukeneye gutekerezaho nk'aba young professionals, ku bwacu ndetse no kubw'imiryango yacu ndetse no kubw'abandi badukikije. Iyo bigeze rero ku kintu cyitwa depression, mbere yuko wenda nza kuvuga how to overcome this, depression ni imwe mu bintu uyu munsi bivugwa cyane, ariko rimwe na rimwe tudafata n'umwanya ngo tunatekerezeho, twibaze ngo what is it, ese ubundi ni igiki, ese cyaba kimeze gute. Ugiye kuyivugaho wavuga ko ari niba ndi bubyite uburwayi, niba ndi bubyite ko ari desordre, niba ndi bubyite ko ari ibintu bigera ku muntu ariko bikamufata mu bijyanye n'amarangamutima n'uburyo yiyumva, n'uburyo yumva ubuzima, n'uburyo aryohewe n'ubuzima. Ugasanga biramuremamo ikintu cyuko ari bugire umubabaro usa naho utarangira, ntabwo ari bya bindi ngo banutse nababaye cyangwa se nabuze umuntu nababaye. Ugasanga asa nubayeho mu mubabaro uri continue, ugenda urambye. Ugasanga yatakaje intere z'ubuzima, icyizere cyo kubaho yagitakaje. Ugasanga hari n'igihe bishobora kugera n'igihe atangira no kugira ibitekerezo byo kuba yakwiyambura ubuzima, nk'uko rimwe na rimwe bijya bibaho hirya no hino. Iyo depression rero uburyo igenda ibaho, usanga hari ibyabaye by'uyu munsi, ariko ugasanga igisa naho gikomye imbarutso ntaho gihuriye n'icyayiteye kera. Nakunze ko bafatanyije bondage zo mu mateka, cyangwa se ingoyi zo mu mateka bakazihuza na depression, kubera ko akenshi hari igihe twibwira ngo bya bintu byabaye uyu munsi byabaye imbarutso yuko nagize depression, nibyo biri gutera depression, ariko mu by'ukuri icyo bikoze nuko ari imbarutso, ikibazo cyo cyari gisanzwe gihari mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Igira rero ingaruka ku buryo umuntu yiyumva, ku buryo atekereza, ku buryo areba ubuzima, ndetse bikagira n'ingaruka mu buryo bw'umubiri, ku buryo agera n'ahantu akumva ni nk'aho ubuzima butakiryoshye, na ya mirimo yoroshye gukora ikaba yamunanira, akumva nta mbaraga, nta gatege kagisigayemo. Ni nk'aho sinzi uburyo nabigereranya, navuga ngo ni nk'umupira ubusanzwe wakubitaga hasi ukazamuka, iyo ukuyemo umwuka ugakubita hasi kuzamuka ntago biba bigishobotse, uhita ubwatarara aho ngaho. Hari igihe rero umuntu nawe iyo depression igeraho ikamera nk'iyamukamuyemo ubuzima, akumva ubuzima nta cyanga bufite. So ingorane zayo rero nuko ugiye mu buryo buri medical, ntago byoroshye guhita abantu bavuga ngo dore igitera depression ni iki, iterwa na kiriya, ariko hariho za factors zigenda zibikontribuwaho. Ariko ikinini navugaho ahangaha, ubuzima bwacu cyane cyane ubwana, bya bindi twanyuzemo turi bato, uko twakuze, uko twabayeho, ibyo ngibyo bifite amahirwe manini yuko bishobora kutupredispose kugera kuri depression bitewe n'ubufasha twabonye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikizabivamo rero akenshi nuko kwiheba, nuko kumva nta mumaro ngifite, nta gaciro ngifite, nuko kumva mfite uwo mubabaro nako gahinda gasa naho kagendaga kari continue katahagarara, kandi rimwe na rimwe mbajije n'impamvu ngafite nkaba nakubwira ngo dore ni iki cyabaye kikanteye, kuko umuntu wese ufite agahinda ntago biba bivuga ko afite depression. Ikindi rero nuko nkuko nabivuze, usanga bigora umuntu kuba yagira n'uruhare muri ya mirimo isanzwe yajyaga abamo. Ndashaka rero gutinda cyane kuri how to overcome, ni gute twarenga ibi bintu, kubera ko kubivuga nka bidekriva that's one thing, ariko se noneho ni gute twaharenga, ni gute twabaturwa cyangwa se twarenga
bya bindi twanyuzemo mu mateka uyu munsi bikituboshye, ni gute twarenga depression. Ndabikubira mu ngingo zigera kuri 6, ndazivugaho gake, hanyuma ubundi mbahe umwanya wo kuza kubaza ibibazo. Ingingo ya mbere nshaka kuvuga, muri hangana nyibabwire gutya nk'aba young professionals, ndayivuga nifashishije Bibiliya. Iri mu gitabo cy'umubwiriza, igice cyaho cya 12, umurongo waho wa mbere. Umubwiriza igice cya 12, umurongo waho wa mbere. Ingingo ya mbere yagufasha mu overcominga izi bondage zo mu mateka ndetse na depression n'ibindi bibazo bijyanye nabyo. Uwo murongo uravuga ngo, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Kubera iki mpereye ahangaha? Kimwe mu bibazo biriho binagoye ibi byose bivomamo ni ikintu cy'uko biragoye kunyurwa n'ubuzima muri iki gihe. Biragoye kunyurwa, biragoye kubona, kuko ntabwo ari ikibazo cyo kubura akazi, ntabwo ari ikibazo cyo kubura imirire, ntabwo abantu twakira bafite ibibazo byose turi kuvuga hano ari ba bandi urebeye inyuma bafite uko badafite uko babayeho. Oya, usanga abarimu ba universite, usanga abantu bafite akazi, usanga abantu bacuruza bakunguka. Hari ukuntu bigera hano akagakurikirana ko yumvaga ariko kari mu satisfaction, yagera hari imbere akumva nta satisfaction bimuhaye, akagera akavuga atari kubundi aruhirike. Ariko ubundi what's the meaning of life? Nicyo rero uyu mubwiriza ari kutubwira, remember your creator. Ibuka Imana, ibuka Imana hakiri kare. Kwibuka Imana byakubera intambwe ya mbere yo kuba wakovercominga aya mateka. Kuko iyo wibutse Imana wibuka ko ariyo yakuremye. Kuko iyo wibutse Imana wibuka ko yakuremye ifite umugambi ku buzima bwawe. Kuko iyo wibutse Imana wibuka ko ariyo izi identite yawe nyakuri, igusobanukiwe, ikuzi. Ntabwo uri uwo amateka yakugize yo uwuriwe, ntabwo uri uwo jyewe nakugira we, ariko uri uw'Imana yakuremeye kuba we. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo, niba ushaka overcominga ibi bintu, ibuka umuremyi wawe, wibuke ko yakuremye, wibuke ko yakuremeye umugambi, wibuke ko azi identite y'uriwe kandi yuko ubuzima bwawe buri mu kiganza cye. Kubera ko uyu mubwiriza yatubwiye ngo umwibuke hakiri kare igihe kitaragera ngo na bya bindi witaga ko bikunejeje bigera hano nabyo bireba uvuge ngo aski ibi nabyo ntacyo bikinejeje. So let's remember our creator. Number 2, icya kabiri, be willing to look at your past and defects it has had on you. Ba umuntu witeguye, ube umuntu wemera kureba mu mateka yawe n'ingaruka ayo mateka yagize ku buzima bwawe. Ibi ndabivuga ndi kubivugira muri context yacu nk'abanyarwanda, kubera ko twebwe turi abantu badakunda kureba kuri bya bindi, cyane cyane bya bindi bibi, kubera ko dukunda guhita tubirenzaho, ngo murenzaho wera ibijumba, ngwishe mu ndimbwa ntimwiba, kandi n'imfura igashinjagira ishira. So utabaye intuze rero ngo ube intwari uvuge ngo aya mateka yanjye arimwe ibiki kandi byangizeho ngaruka ki, ndakubwiza ukuri, ayo mateka akomeza kukubera umugozi, ubizi utanabizi, ubishaka utanabishaka. Kubera iki? Kubera ko biracyahari, ibyakubayeho, ibyabaye ku buzima bwawe biracyari muri wowe, effects zabyo ziracyari muri wowe. Nkunze kubwira abantu ngo buriya twese tugira igikombe cy'amarangamutima, ahantu bika amarangamutima ajyanye n'ibintu byose byakubayeho. Buriya rero iyo urengeje ugapfundikira ukavuga ngo oya ntabwo genzarebaho, asohoka utazi n'igihe yasohokeye. Kubera ko Bibiliya iravuga ngo akuzuye umutima gasesekara ku muntu, ukajya kwisanga ugasanga watutse umuntu utashakaga kumutuka, kavuga uti iki kijambo kivuye he?
ukajya kwisanga ugasanga wakoze ibintu nawe ubwawe ukitungura. Kubera iki? Burya umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntasiga ikimwirukamo. Amateka yawe rero ntabwo ari hariya, ari muri wowe. Fata umwanya uyarebeho, nubwo arura nubwo ashaririye, ariko uyarebeho kandi ube witeguye kuvuga ngo ndashaka kumenya n'ingaruka yaba yaragize ku buzima bwanjye. Ibyo ni ikintu cya kabiri kandi gikomeye cyane. Icya gatatu, hanyuma nkagana kubaha umwanya wo kugira ngo namwe mugire ibyo mubaza. Ngeze ku cya gatandatu. Icya gatatu nshaka kuvuga ni ukuzana ya mateka arura, wa mubabaro, ka gahinda, ya confusion, za frustration, bya bintu byose ujya urebaho kubitakajisha ukavuga ngo ya sinshaka kujyayo, kubizanira umugabo witwa Yesu Kristo. Ahangaha muranyemerera mbu muvuga butumwa mbivuge neza cyane. Buriya nshimira Imana, hejuru yo kuba umusaykologiste, nshimira Imana cyane yuko mu bwenge bwayo itaturetse ngo tugume uko twari turi, ikavuga ngo aba bantu ndabizi barahemuka, bahemukira abandi kandi ubuzima burabasharirira, ariko sinshaka ko baheranwa n'ibyababayeho. I want to give them a second chance. Niyo mpamvu yohereje umwana wayo Yesu Kristo. Muri Yesaya 53 havuga ibyo Yesu yadukoreye. Umva uko Yesaya 53 ivuga kuri Yesu nk'umuntu watwikorereye ibyo byaha, watwikorereye iyo mitwaro n'ibindi byose. Mushatse wahera hejuru, ariko ndibuze gusoma mpereye ku murongo wa 3 ngere ku murongo wa 6. Haravuga ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Imana idufashe cyane. Ikintu nshaka kuvuga muri aya magambo ni iki rero? Ndashaka kuvuga ngo zana ibyo bintu bigufrustra, ibyo bintu biri mu mateka, ubizane imbere y'Imana, ubizane kuri Yesu Kristo, kuko we yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabasha kubaruhura. Yaba aho hantu hatari hahari, ndagira ngo nkubwire ngo nta byiringiro byari kuba biriho, ariko dushobora overcoming amateka yacu, dushobora overcoming yaba na depression because of what Jesus did on the cross, kubera ko yishyizeho intimba zacu, yishyizeho imibabaro yacu, bityo dushobora kumubwira. Reka mbikumvishe gutya. Abantu benshi tuzi umugabo witwa Dawidi, tukamumenya nk'umugabo wajyaga agera ku mwanzi we witwa Sawuli, bakamubwira bati mutera icumu, yarangiza akavuga ati oya sinabangurira akaboko uw'Imana yasize amavuta. Ariko wagira ngo Dawidi ni ibintu nyine yavukanye n'umuntu mwiza. Oya, yari yarishe Uriya amuziza ko yanze kurarana n'umugore we, kandi kugira ngo asibanganye ibyaha yari yakoze. So yari umunyabyaha, ariko dore ibanga yagize muri icyo gihe. Ikintu cyatumye Dawidi agera kuri Sawuli ntamugirire nabi ni kimwe: yari yaragize umwanya wo kubwira Imana agahinda ke, ayibwira uko bimumereye mu mutima, ayibwira za frustration ze, ayibwira uburyo bamugenza ntacyo bamugira, akanavuga ati Mana, abanzi banjye yaba wabakoreraga ibi na biri. Kubera rero yabisutse imbere y'Imana, Imana ikamuruhura, yabona umwanzi we ntaba akimubona nk'umwanzi, akamubona uko Imana imubona. Nawe rero ndagira ngo nkugire inama, zana ibyo bintu bigufrustra, zana ibyo bintu bikuremereye, ayo mateka uyazanire kuri Yesu. Nicyo cyatumye ajya ku musaraba akavuga ngo intimba zacu yazishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, n'iyawe irimo n'iyanjye irimo, kandi Imana ishimwe ko ibi bishoboka. Iyaba ibyo bitashobokaga, to tell you the truth, kwiga psychology byaramfrusteye, byanzamuriye ibibazo byinshi muri jyewe, kubera ko numvaga ndashaka ibintu bya management y'umubabaro, numvaga nshaka ibintu bya healing,
of the pain ikavaho ntikomeze kubihari. Ariko najya kureba nkabona umwana w'umuntu hari aho agera akagaruka, hari aho bigera bikagarukira, ariko hari Imana iba yararemye umutima igenda ikawukiza ikongera ikawusana. Niyo mpamvu nkubwira ngo bizana ibyo ngibyo kuri Yesu. Icya kane kibanziriza icya gatanu n'icya gatandatu. Icya kane rero ni ikintu cyitwa kwihana ndetse no kubabarira. Nujya kureba muri ibi bintu byakugize imbohe, uzasanga harabikoze mu ibyaha byinshi. Abo watutse, abo wakandagiye, abo wagize umushiha, abo wavuze nabi, abo wavuruze, abo wagize gute. Icyo rero ni igihe cyawe cyo kuza imbere y'Imana ukavuga ngo Mana, mu mubabaro wanjye nakandagiye abandi, mu mubabaro wanjye nigize ishyano, mu mubabaro wanjye byagenze gutya na gutya, ariko ndi imbere yawe ngusaba ngo umbabarire. Kuko nubwo umubabaro atari icyaha, ariko ushobora kujyana mu byaha, kandi ibyaha wakoreye mu mubabaro ntabwo bireka kuba ibyaha ngo nuko wabikoze kubera ko wari ufite umutima ubabaye. So niyo mpamvu rero dukeneye kwihana ku byo twabayemo biturutse muri ayo mateka turi kuvuga ahangaha. Ikijyanye n'icyo rero kikazana no kubabarira. Ntabwo ari kwihana gusa, dukeneye no kubabarira abagize uruhare mu gutuma ya mateka ashari yatugeraho uyu munsi tukaba dufite ibyo turi guhangana nabyo. Icyo ni ikintu cy'ingenzi dukeneye kwibuka, tukakimenya, tukamenya ko ibyo bintu nabyo bihaba, kandi tukababarira, tukemerera Imana ko idufasha muri urwo rugendo. Hanyuma ikibanziriza icya nyuma ni ikivuga ngo saba Imana gukiza umutima wawe no kukomora. Saba Imana gukiza umutima wawe no kukomora. Ask for healing and restoration. Yesaya 61 hatubwira icyazanye Yesu, hakatubwira uburyo umwuka w'umwami Imana ari kuri we, uburyo Imana yamusize amavuta kugira ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, uburyo Imana yavuze ngo ngutumye no kuvura abafite imvune mu mitima, guhoza abarira bose, gukingurira abari mu nzu z'imbohe, n'ibindi byinshi bitandukanye. Imana rero muri Kristo Yesu yatanze amahirwe yuko dushobora gukira ibikomere byacu. So ntubirebe mu maso gusa, ariko unabwira Imana ngo nabikuzaniye, nihaniye, nababariye, ariko ndanasabye ngo umpe nanjye kuruhuka, unyize, unsane, kubera ko birashoboka. Hanyuma icyanyuma nshaka kuvugaho, nkavuga akantu gatoya, hanyuma nkabaha umwanya. Seek help, shaka abagufasha. Wikwigira ndigabo ngo uvuge ngo oya, ngo ngewe, ngo urabona, oya. Niba ubona ibi bintu mvuze atari ibintu wakora ku giti cyawe, why not seek help? Ushobora rero gusaba ubufasha, haba ku babihuguriwe, aba counselor, aba psychologist, ariko no mu rwego rwa gikristo, no ku matorero cyangwa se no mu murimo nkora, gihe mbikora mu buryo bwa gikristo. You can still come. Ibintu dukora twakira abantu ku buntu, abandi barishyuza, twe tubitangira ubuntu. Iyo ushaka ubufasha iwacu ntabwo tukubwira ngo banza wishyure nk'uko bikorwa mu zindi za counseling, kubera uburyo Imana yaduhamagaye. So ubufasha rero burahari. Wishirira muri Nyagasani, ngo upfire muri Nyagasani, ngo wihagarareho, oya. Nubona ibi bintu byose turi kuvuga utashobora kubyigezaho ku ruhande rwawe, seek help, shaka ubufasha rwose. Imana yarabitanze, yashyizeho abantu batandukanye, kandi dushimira n'igihugu cyacu ko cyashyizeho ubwo buryo butandukanye, ariko n'itorero rikaba riri gutekereza naryo kuri ubwo buryo, byaho twanaganira nyine n'ikiganiro n'iki muri context y'itorero. So shaka ubufasha rero, ntuzabyihererane. Ejo bundi igiti cyo nshaka gusorezaho ni ukubabwira ngo ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ari amateori, ni ibintu nabonye mu buzima bwanjye. Ni ibintu nabonye mu buzima bwanjye. Ndavuga aka kantu kamwe gusa, kubera ko ejo bundi narakibutse ndi kwigisha ahantu, numva ari byiza ko uyu munsi nza namwe kukababwira. Mu mateka yanjye harimo ayangoye cyane cyane nyuma ya jenoside. Noneho ngera ahantu ubu ngubu iyo nsubije amaso inyuma nsanga nari mfite depression y'uburyo bunateye ubwoba, kubera ko namaze igihe cy'umwaka wose ntajya mborosa amenyo. Atari uko nabuze umuti w'amenyo, atari uko nabuze na korogati cyangwa se uburoso, ariko nkibaza ubundi se ndaborosa ngo bigende bite.
akwabo. Uyu munsi rero ndi kuriha iby'icyo gihe. Ubu ndwaye amenyo, ejo mfite randevu kwa muganga wo kujya ku menyo. Kubera iki? Kubera ubwo buzima nanyuzemo bunjyana muri depression, ngera ahantu numva bimaze iki. Ariko uyu munsi ndacyarwana nabyo, ndacyarwana no kugira ngo ndebe ko nanjye amenyo yanjye yaba mazima. So nkunda ibigori, ariko usanga nyine iyo ngiye kukirya hari aho mba ngomba guhengekera. Hari rimwe ryamaze kugenda ntimwarireba ngo muribone, ariko hari rimwe bamaze gukuramo biturutse kuki kuri ibyo bintu. Ariko ndashimira Imana yuko ntakiri aho ngaho. Uyu munsi nanjye ndi umwe mu batanga ibyiringiro, ariko icyo gihe iyo nshakiraho ibyiringiro ntabyo wari kumbona. So ibyo ndi kubabwira rero ntabwo ari amateori, ntabwo ari ibintu gusa biri aho gusa. Narabibonye birakora, narabibonye umuntu ashobora kuvayo. Nawe gira ibyiringiro, niba uri kubinyuramo cyangwa uwawe akaba ari kunyura muri ibyo bihe, menya ko bishoboka. Gira rero icyo ubikoraho ukurikije ibi bintu twavuze, n'ibindi uzigira ahandi, n'ibindi Imana izagushoboza. Murakoze rero, bari bansabye kubanza kuvumbura amatsiko, ndakeka nari nyavumbuye, ubundi tugatanga umwanya w'ibibazo n'ibisubizo. Imana ibaho umugisha. Nitwa Philippe, mfite ibibazo bibiri. Icya mbere nagira ngo mbaze ko turi kuvuga about young professionals cyangwa se muri kariyeri n'ahandi, ni izihe ngaruka ziba ku bantu bafite umuyobozi ufite depression, cyangwa se n'ibihe bintu umuyobozi afite depression ashobora gukora ku buryo bishobora kugira ingaruka ku bantu ayoboye. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ni gute hari igihe umuntu agira depression nk'uko wabivuze ariko ntabyemere, we akaba atari yabyemera ko ayifite, ariko we wamureba wenda nk'umuntu ufiteho amakuru kavuga uko byagenda kose hariya byaciyemo. Ni gute wafasha umuntu ufite depression ariko atabyemera ko ayifite, ariko cyangwa se ataranabimenya ko ayifite? Nibyo bibazo biri nari mfite. turajya dufata nibura ibibazo bitanu and then abisubirize hamwe tukongera dufata ibindi. Nitwa Obedi, nanjye mfite ibibazo bibiri. Hari mu bintu bitandatu maze kutubwira byafasha umuntu gukira, harimo icyo wavuze ngo kuzanira Yesu intimba zawe. Mu by'ukuri iri koraniro dufite hano ririmo abantu batandukanye n'abantu badukurikiye. Harimo abasilamu, harimo abafite imyizerere itandukanye, harimo n'abizerera n'abarasta muri iyo myizerere. Mu by'ukuri wakomeje gutsindagira iki kintu cyo gusanga Yesu, ariko se abatamwemera, abatamwizera kandi barwaye, ushobora kugira icyo utsinda bibe clear, kuko byaba bisa nkaho turimo turabaha imyizerere yacu, ariko se ko biri mu muti, umuntu utabyemera we n'iki wamubwira? Icya kabiri, mu by'ukuri hari ibyo njya nkurikirana kuri Twitter n'ahandi, umuntu umwe yarabajije ngo ariko se ibintu bijya bimbaho namwe bibabaho? Aravuga ngo njyewe mfite ubwoba bwinshi kubera ko ntekereza ko njya numva kera narapfuye ndi umwana, none ndumva mfite ubwoba ko hari igihe kizagera nongere mpfe. Mu yandi magambo, yarapfuye apfira muri Amerika akiri umwana, niko yavugaga, ngo nubwo yumva ariho ariko aracyafite ubwo bwoba bwa kera. Ndebye muri comment mbona imbaga y'abantu benshi bafite stories rwose zenda kumera nk'izo. Undi aravuga ati jyewe numva kera iwacu twara abakire dutuye mu gihugu iki n'iki, ariko nza kwisanga iwacu turi abakene dutuye mu Rwanda, kandi numva ari reality, ntago numva ari ibintu bisanzwe. Stories nyinshi cyane zimeze nk'uko nguko, ariko ukabona bya bindi wavugaga nta gisubizo gihari, ahubwo buri wese arimo aravuga story imeze nk'iyo ngiyo. Zari nyinshi cyane ntago nazirondora hano.
icyo ngicyo ubundi twacyita iki? Ni mental disorder, ni depression, ni iki? Ni gute umuntu yava muri ayo mateka ye mu by'ukuri? Ikindi gihari mu by'ukuri uretse teenage n'abantu bakuru, n'ejo bundi nahoze nsoma amakuru y'uko muri USA no mu bihugu nka biriya byateye imbere ngo abantu ngo bari function focus, babona ubuzima bwabo agaciro kabo kava mu byo bakora. Ngo uretse kuba bakiri batoya bafite ihungabana riturutse mu kuba badafite ibyo bakora, ngo ariko n'abakuru bafite ibyo bakora ngo bafite ubwoba, ndetse ngo iyo batakaje akazi baba batakaje value, ku buryo ubuzima bwabo butangira kugenda nabi. Niyo urebye mu gihugu cyacu ubona ibyo bintu bihari. Nta kindi kintu umuntu yakora kirenze ibyo arimo tubwira. Ndimo ndavuga muri cadre ya strategy nk'igihugu, kuko tubona strategies nyinshi igihugu gishyiraho, ariko se ubona ko ari strategies zizana ibisubizo mu kibazo society nyarwanda ifite? Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye banyita Umuhoza Emmanuel. Mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni cyo kuri depression. Watubwiye ko hari depression ishobora iterwa n'uko umuntu n'amateka afite mu buzima. Hari umuntu guhera mu bwana bwe uba warabayeho nyine mu buzima bukakaye, mu buzima nyine butameze neza, ariko hari n'umuntu guhera mu bwana bwe uba utazi ubuzima bumeze neza, wabayeho neza, akarinda akura akagera nko mu myaka 30 utamubaza ngo ubuzima bubi bumeze gute. Ese hari na depression iterwa n'uko umuntu yabaye mu buzima bwiza? Ikindi mfite, mw'iki gihe igihe turimo, ni gute twagihuza? Mbese ni iki cyadufasha cyane nk'iyi examen twakora kugira ngo tubashe kumva ko turi kumwe na Yesu mu mibereho yacu? Ko iyo umuntu agiye gukora ikizamini aritoza kugira ngo azagitsinde. Wenda hari umuntu uba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ese ni nk'iyi examen yakora kugira ngo amwakire kandi koko yumve ko amufite mu buzima bwe? Murakoze. Murakoze cyane. Tugiye kwakira uyu wageze hano, tubanze dusubize ibyo, noneho nyuma turangira indi round y'ibibazo. Murakoze cyane. Afite ikibazo nakomoye kuri ngira ngo aya matips 6 watubwiye. Hari iyo wavuze yitwa kwihana no kubabarira. Hari ahantu nagira ngo ugere, ngira ngo utanageze, ngira ngo mbazeho, nakwita kwibabarira. Hari abantu bakora ikosa mu buzima ariko kwibabarira bikabananira bitewe n'ingaruka z'igihe kirekire iryo kosa bakoze ryabagizeho. Reka dutange urugero rwumvikana kugira ngo byumvikane neza. Tuvuge ni umukobwa yagize gutya, wenda ku myaka ye wenda 18 atwarenda, hangije ayikuramo, ntihagira n'umuntu nabimenya. Ku myaka ye wenda 26 arashaka, kubyara biranga bitewe n'uko wenda uburyo bayikuyemo nabi, akaba atazagira amahirwe yo kubyara igihe cye cyose bitewe n'iryo kosa yakoze ryo gukuramo inda. Uwo muntu icyo kintu rero haba mu mibereho ye y'urushako psychologically bikamwangiza, ugasanga ahora agira urugire y'icyo yakoze.
ubuzima bwe bwose bukangirika bitewe n'icyo kintu. Hari n'abakazi kananira bitewe azifara uko agenda abona abura amahirwe yo kubyara bitewe n'icyo yakoze, ubuzima bwe bugapfa burundu. So uwo muntu mu by'ukuri, ubwo ni urugero rutoya ntanze, hari n'ingero nyinshi cyane. Nk'umuntu wakoze ikosa mu buzima ahora yicuza ndetse ryamugezeho ingaruka z'igihe kirekire kandi nini cyane mu mibereho ye, uwo muntu ni izihe practices yakora kugira ngo akire icyo kintu, yibabarire, yongere aresuminga ubuzima? Murakoze. Murakoze cyane ku bibazo byabajijwe. Ndagerageza kubisubiza uko mbishoboye, ariko namwe mushobora kubigiramo uruhare. Icya mbere cy'ingaruka z'umuyobozi ufite depression bifite ingaruka ki? Bifite ingaruka nyinshi zikomeye ku bayobora, ku byo bakora, ku muryango we, kuri ejo hazaza he. Ibyo bifite ingaruka kubera ko umuntu w'umuyobozi ni utanga icyerekezo, niwe uri atanga, mu kinyarwanda bavuga ngo imbyino nyir'urugo ateye niwe wikiriza. Iyo rero umuyobozi afite depression ntabimenye cyangwa se ngo agire icyo abikoraho, iyo birambye byafekta we, bikafekta abakorana nabo, ndetse bikafekta n'umusaruro w'ibyo bakora. Ntabwo ndi bujye muri details byagira ingaruka kuri iki na kiriya, zirahari nyinshi. Icy'ingenzi rero ni ukumenya ngo ese bibaye ni iki cyakorwa. Icya mbere ni ibi byose biri kubaho byo gucreate awareness, kugira ngo abantu bamenye ko ibintu bibaho, kandi noneho bitewe na context n'uko ibintu bimeze, abashobora kumwegera bakaba bamubwira, bamuganiriza, bamufasha, bakaba bamufasha kugira ngo abe yashobora kuva muri icyo kintu. Ariko byo bigira ingaruka, kandi nyine ni ikintu gihari. Hanyuma uti ese umuntu ufite depression akaba atabyemera we tumufasha iki? Biragorana cyane cyane muri context yacu, aho ibi bintu by'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se kugira ingorane zo mu mutwe bikiri bishyashya, abantu batarabimenyera. Mu ahandi bimaze igihe kuvuga ati mfite ikibazo runaka, ntabwo biba ari ikibazo. Natwe hari intambwe twateye ariko ntituravayo neza. So bityo rero bigatuma n'ufite ikibazo abanza kwihagararaho, akavuga ati nta kibazo, oya murambeshyira, ejo bundi nuko nagize ikibazo iki n'iki, ariko sava. Niki rero wakora kuri uwo muntu? Byaterwa na relationship mufitanye. Icya mbere, gerageza uko ushoboye umugezeho amakuru, ariko mu buryo bwiza, ucreating awareness kuri we. Mu buhe buryo? Ese hari igitabo wamuzanira? Ese hari ikiganiro wamutumiramo nk'iki ngiki par exemple? Ese hari ahandi hantu wamubwira uti reka mutumire mujyana ahantu bavuga kuri ibi bintu bibe byamugirira umumaro? Ese hari undi muntu w'inshuti ye ushobora kuvuga uti dufatanye tumusure, tumuganirize, tumube bugufi? Kubera ko usibye no gucreate awareness, uyu muntu abakeneye abamuba bugufi, abakeneye abakomeza kumugarura mu icyo kintu cyo kumenya ko ari umuntu, kuko umuretse yanakwiberaho wenyine, ntiyaba gisohoka, ntiyaba kigira aho ajya, ntiyaba kirya, ntiyaba gikaraba, ibyo byose yabireka. So ni byiza rero ko tumuba hafi, ni byiza ko ducreate ibyo bihe byo kugira ngo amenye ko turacyamufite ku mutima, aracyafite agaciro, kandi aracyafite icyerekezo, aracyafite umumaro muri sosiyete. Ariko biragorana. Hanyuma rero kuko ndi kubwira abakirisitu, uzanamusengere kuko buriya tekinike zose wakora we hari aho utagera, ariko umwuka wera akaba yahagera, akaba yamwegera akamubwira. So niyo mpamvu rero nongeraho icyo kintu ngo uzamusengere. Hanyuma hari uwambwiye ati ese ngira ngo ni Obedi wavuze ati ese kuzanira Yesu intimba zawe, ese abatamwizera bo ubwo nyine ntitugiye kubatsindagira Yesu ku gahato? Umva bakristo bavandimwe, inshuti z'umusaraba, nyine nababwiye aho ndi guturuka.
ariko munyemerere mvuga ibi bintu kandi kuvugisha ukuri ntabwo byica umutumirano, niko abanyarwanda bavuga. Mu by'ukuri habaho ubundi buryo bushobora kugufasha ukaba wabona bukeye kabiri. Niko Masabo yaririmbye ngo kwa muganga turahakunda, kwa muganga ni heza, ngo barasanasana iminsi ikaba yicuma. So hari ibyagufasha ukaba wigiyeho imbere. Ushobora gushaka abajyanama mu by'ihungabana, mu by'ubuzima bwo mu mutwe, bakaba bakuganiriza. Bifata umwanya, bifata igihe, ariko icyo nabasangizaga nicyo nabonye gikora, kandi gikora 100%. Wakwizera ukavuga ngo iki ngiki cyabaye proved, ushatse na scientifically wabyongeraho, cyabaye scientifically proved yuko ntabwo kiri buguhendahende, ntabwo kiri bugusindagize, ahubwo kiri buzane healing na restoration. Kubera ko kuri jye naba ngushutse nkubwiye ibintu biri buze gutuma bucya kabiri, ariko sinkurangire ikiri butuma usubira uko Imana yari yarakugambiriye. Ibyo nabonye rero bigira umumaro nk'umupsikologe, nk'umuntu umaze igihe mfasha abantu mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Nabonye uyu mugabo witwa Yesu, wamwemera waba utamwemera, ariko jye namonye niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, niwe ufite urufunguzo rwo gukira nyakuri. Muri hangana mbivuge gutya, nigeze mbaza umwarimu wanyigishaga, ndamubaza ntari ko umuntu ufite ikibazo nk'icyo yari atubwiye, yaduhaye nyine case dutreta mu ishuri, amaza umuntu ufite ikibazo kimeze kuriya tumufashe iki ngo akire, mba specific ngo akire, apana kumufasha gusa ngo abe ari aho ngaho. Mwarimu agiye kunsubiza, ansubiza aya magambo, arambwira ngo ntabwo uyu muntu ashobora gukira, ngo ariko icyo tumufasha ni ukugira ngo amenye uko abana n'uburwayi bwe. Yanyigishaga mu Gifaransa, aravuga ngo ce qu'on peut faire c'est lui, yabivuze ngo iki, nanjye maze kukibagirwa Igifaransa cyanjye cyose, ngo no kumufasha vivre avec sa pathologie, akabana n'icyo kibazo, mbese kikamubera umuturanyi mwiza. Ngere kuri jye numvaga hari ahantu hansize, kubera ko icyo nifuza n'icyatumye njya kwiga ibyo nize, numvaga nshaka healing ifatika. So ntabwo rero ari uko ndi umukristo gusa, ahubwo ni nuko nabonye bikora mu buzima bw'abantu, nabonye bikora igihe cyose umuntu yazaniye ibye Yesu yarabikijije. Ibyo ntibivuga ko utajya n'ahandi bakaba bagufasha, ibyo ntibivuga ko bya bindi navuze nabyo utabigerageza. Kureba mu maso icyo wabonye, kugira uwo mu kiganiraho, nabyo bishobora kuba byagira icyo bigufasha. Gukoresha ubundi buryo nko kwandika, ukandika ibyo wanyuzemo, ibyo nabyo bifite icyo byakumarira. Ariko ushaka healing yuzuye, nta handi nyizi usibye muri uyu Yesu. Niyo mpamvu navuze ngo dukeneye kumuzanira intimba zacu, kandi bikaba byagira umumaro. Uzanabigerageze, niyo waba utanakijijwe uzamugerageze, umubwire uti barambwiye ngo iyo umuntu akuzaniye ibibazo byarakira. Uzabimugerageze urebe, ubimuzanira urebe. Cyakora icyo nkwisabira ni kimwe, namara kugukiza ntuzahite wirukanka ngo umuveho, uzagume bugufi bwe kugira ngo n'ubutaha uzabona aho uzabizana. A bon entendeur, salut. Hari iki kintu rero yavuze kindi kijyanye n'abantu n'ubwoba bwinshi. Uwo muntu wavuze ati mfite ubwoba bwinshi, numva narapfuye kera hanyuma nkongera nkabaho. Abandi bati numva narabaga mu kindi gihugu hanyuma naza kugera ahantu nyine nkaza kwisanga ndi hano mu Rwanda. Reka mbivuge gutya, ibyo bintu bifite ibintu byinshi bishobora kuba byakontribuwa ko abantu batekereza gutyo. Ahantu hambere bishobora guturuka ni muri za teori za reincarnation, cyangwa se abantu bavuga ngo icyabayeho ikiriho uyu munsi ikigeze kibaho mu yindi forme. Ati buriya zirambwa mubona zishobora kuba zarigeze ziba abantu, hanyuma bagapfa bakongera bakagaruka, ariko bakagaruka bameze nk'imbwa. Hari zakura ubu nyinshi n'abantu babyizera gutyo mu bihugu byinshi bitandukanye.
indi fagiteri ishobora gutuma abantu bisanga batekereza muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo nshobora kuba narapfuye nkongera nkagaruka, ushobora gusanga umuntu ubwe ashobora kuba yaragize koko trauma, yaranyuze mu bintu bimuhungabanya, akaba yaragize ibintu bisa nk'aho apfuye akongera akabaho, ariko bikaba byarabaye ari muto, akaba atashobora kubyibuka mu bwenge bwe mu buryo busanzwe kubera ko byabaye ari mutoya kandi bikaba byari biremereye. Uyu munsi bikaza nk'agaflash, nk'akantu kagarutse gatoya, ariko akaba atazi ibyo ari byo rema. Uyu munsi akaba ari kubivuga gutyo, ariko mu by'ukuri ari ukubera ko adashobora kuba yabyakira. Ikindi cya gatatu nacyo gishoboka ni uko buriya sinatinya kubibabwira, buriya n'imyuka mibi ibaho, n'imyuka mibi ibaho. Wenda biratangaje kumva umupsikologa avuga ko imyuka mibi ibaho, ariko ibaho rwose. Nayo rero ishobora gutera umuntu, ikagutera gutekereza ibitari byo, ukisanga wagiye muri ani reality. Icya kane kinjyana kuvuga icyabo bantu bakora nuko nanone biturutse ku buzima abantu bari kubamo, hari igihe ageraho akareba akavuga ati ubuzima burashaririye, ubuzima ne hatari, icyama nkaba ndi kubaho ubutari ubu ngubu. Kubera kwifuza ubwo buzima atari mu uyu munsi, bikamujyana mu by'abafaransa kera bitaga ngo ni construire des châteaux en Espagne, agatangira kwimagine ubundi buzima butari ubwo ari kuba mu uyu munsi, biturutse gusa ko ubwo uyu munsi buramushaririye kandi buraremereye. Hakorwa iki rero ku muntu nk'uwo nguwo? Icyakorwa ni kimwe, nuko yegera ababisobanukiwe bagatreta case by case, bakamutega amatwi, bakamubaza ibibazo kuri iyo case avuga. Ushobora gusanga byari byo, harimo nk'abavuga ati numva hari ahandi hantu dushobora kuba twarigeze tuba dukize. Birashoboka, bishobora kuba ari ukuri, ariko ntabwo wabyemeza kuko yabivuze kuri Twitter. Bisaba ko agira umuntu bicarana ubisobanukiwe, akamutega amatwi, akamufasha muri urwo rugendo rwo kudiscoveringa ibi bintu njya ntekereza, is it true or is it an reality? Ariko ni reality baho, umuntu agasanga ashobora kuba yagera aho ngaho. Byitwa ngo iki? hari igihe kera iyo byakabyaga babyitaga ngo ni delire. Umuntu akaba ari muri afite meme na za hallucination, afite ibintu areba akabona ibitariho kandi akabyita ko biriho kandi bikaba bihari. So hari uburwayi bwo mu mutwe rero ushobora gusanga bujya muri ibyo, ariko simvuga ko abo bafite ibyo bose ari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Niyo mpamvu mvuga ngo umuntu yabimenya yicaranye na buri wese muri we, ariko ibyo bibaho, bishobora guturuka muri izo kura zitandukanye. Hanyuma ikindi kibazo rero cyari cyuko abantu babaye functional focus, agaciro k'umuntu gasigaye kareberwa mu byo akora no mu byo ashoboye. Ariko buriya ibyo ni bimwe mu byatumye mbabwira ngo tujye twibuka umuremyi wacu, kuko Imana yo ntabwo iturebera mu byo dushoboye cyangwa mu byo tudashoboye, ahubwo iturebera mu kuba yaraturemye idukunze. Iyo rero ni distortion cyangwa se ni ukugorama guturuka mu iterambere n'ibyo turi mu uyu munsi. Ari nayo mpamvu uko tugenda dushaka kurushaho kujya kure y'Imana, ni nako tuzagenda turushaho kugira uburwayi bwo mu mutwe butandukanye. Kubera iki? Kubera ko bizanyurana nuko twaremewe, nuko Imana yaturemye. Kuko hari ukuntu Imana yaturemye, izi ibyo dushoboye, izi capacity dufite. Uko turushaho rero kujya kure y'icyo gicapo cy'Imana, ni nako tuzagenda tugira ingorane. Nabivuga gute? Uramutse ufashe imodoka yaremewe gutwara abantu, ukayipakira imizigo, bigera ahantu ikageraho igaturika. Kubera iki? Capacity yo kwikorera imizigo ntabwo ariyo yaremanywe. Niko rero natwe bigenda mu gihe cyose dukomeje kujya kure y'icyo umuremyi yashakaga ku buzima bwacu. Aho rero niho mbwira abantu ngo tugaruke ku cy'Imana ivuga. Kubera iki? Kubera ko yo ifite uko yadefinishije ubuzima, ifite uko yabonye ubuzima. Bibiliya itwereka ahantu henshi havuga ngo ntabwo agaciro k'umuntu kari mu byo atunze, ntabwo agaciro k'umuntu kari mu byo ashoboye n'ibyo adashoboye, ahubwo agaciro k'umuntu kari muri ibi ngibi. Ni nayo mpamvu unasomye nko muri Yeremiya n'ahandi uzasanga havuga ngo uwirata yirata iki? Yuko azi akamenya ko ari Imana.
kubera iki? Numenya Imana ko ariyo Mana, ufite nuko uzayicira bugufi, kandi mu kwicira bugufi hari byinshi igenda ikemura mu buzima bwawe. Strategy rero twaba dufite uyu munsi zaba ari iz'ukuri, zaba zifite icyo zifasha. Hari byinshi biri gukorwa mu gihugu cyacu, birimo kwempowering urubyiruko, birimo kwigisha abantu benshi, birimo n'ibi turi gukora byo kugira ngo abantu bamenye ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ibyo byose ni byiza kandi bikwiye gushyigikirwa, ariko ntabwo ari ibyo byonyine. Nayo mpamvu insengero zikiriho, nayo mpamvu na sakozi nk'izi ngizi zikiriho, kugira ngo abantu nanone ntidushake gutekereza ko turi solution zacu. Muranyemerera mvuga iki ngiki, buriya ibintu byinshi biri kwangiza ubuzima bwacu bituruka muri kura iri hanze yitwa humanism. Humanism ni iki? Ni aho abantu batekereza bakavuga ngo twe turashoboye, we don't need God, we can be the answer to all our problems, or we can be the solution of each and everything. Uko rero turushaho kwegeza Imana kure yacu, niho n'ibibazo bindi bigenda bivuka, ugasanga bigenda bivukira aho ngaho. Niyo mpamvu rero mvuga ngo ibyo byose ni byiza, byose birahari, ariko nanone ntitwibagirwe cya kindi nahereho mvuga cyitwa Imana. Hanyuma Manuel yabajije ati ese mbivuze nihuta, habaho na depression iterwa n'ubuzima bwiza? Nayo ishobora kubaho. Reka mbivuge muri ubu buryo. Nigeze nakira umuntu ufite ikibazo kimeze gutya, yabayeho mu buzima bwiza, nta muntu n'umwe ujya umubuza gukora icyo ashaka, icyo yashakaga cyose barakimuhaga. Hanyuma umunsi umwe ibintu biza guhinduka, bihindutse asanga nta muntu wamwigishije ko isi daturuna kuri we, ahubwo ari mu baturuna ku isi, ari mu bazengurukana n'isi. Bimwe mu bibazo yambwiraga, aravuga ngo ikintu kimbabaza mu buzima ni ukuba nta muntu wigeze anyaha, nta muntu wigeze ambwira oya, nta muntu wigeze ambwira ngo ambwire ko ubuzima butabaho uko nshatse. Ntabwo ari jye Mana, baranshutse bambeshya ko ari jye Mana, kubera ko icyo nashakaga cyose narakibonaga. So niyo mpamvu rero nabwira Manuel ngo bijya bibaho ko n'umuntu ashobora no kugira na depression iturutse mu buzima bwiza, igihe bwarenze kuba bwiza ntibumwigishe bya bindi by'ingenzi yari akeneye kwiga mu buzima. So kuba ntabwo ibi bibazo ari iby'abantu bahonyuze mu buzima bubi gusa. Hari n'abanyuze mu buzima bwiza, agera imbere akabura meaning y'ubuzima, akamera nk'umubwiriza. Umubwiriza nawe yafashwe na depression, umunsi umwe aravuga ati ubuse bino kwiruka inyuma y'umuyaga. Aravuga ati narize, narabonye amafaranga, nakoze ibiki. Aravuga ati bino kwiruka inyuma y'umuyaga. Agera ahantu cyakora waza kugarukutira conclusion, asoza icyo gitabo cy'umubwiriza, aravuga ati mva rero byose byaranditswe, byose byarahanuwe, dore indunduro ya byose ni iyi ngiyi, ujye wubaha Uwiteka wenyine mu minsi yo kubaho yawe, ujye wubaha Uwiteka, kubera ko ibyo nibyo bizakugirira umumaro. So hari rero n'abagera mu buzima bwiza nabo ugasanga bafashwe n'ibyo ngibyo. Ese ni iki umuntu yakora ngo abane na Yesu neza? Niba nacyumvise neza ikibazo cye, nta test ihari wenda adaptitude yo kugira ngo urebe uko bimeze, ariko dufite test ebyiri. Ndavuga iy'ibyanditswe. Niba ushaka kumenya Yesu, jya mu ijambo, umenye icyo ijambo rimuvugaho, umusobanukirwe, umwemere mu buzima bwawe. Cya kabiri, gendana n'umwuka wera, kuko ibyo bintu nibyo biduhamiriza icyo ijambo rivuga, ariko n'umwuka wera agahamiriza imitima yacu n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Iyo witness rero, cyangwa se ubwo buhamya bwombi, ubuhamya bw'iki jambo rivuga n'ubuhamya bw'umwuka wera muri jewe, binkomeza kumbwira ko ndi umwana w'Imana, kandi bikampa ibyo byiringiro yuko mfite ubuzima bw'uyu munsi ndetse n'ubuzima bw'iteka ryose. Hanyuma icya Eric cy'abantu bafite ikibazo cyo kwibabarira, uranyemerera nacyo kivuge muri ubu buryo. Ntabwo byose nyine nari kubivuga kuko nari nabashotoye ibintu byose. Ibi ni seanse zaba ndende cyane, kandi twari dufite iminota mike, ariko ikintu cyitwa kwibabarira ni ikintu gikomeye cyane. Uri bunanyemerere nyongereho n'ikindi cyitwa kubabarira Imana, kubera ko benshi icyo kirabatsinze cyane. Benshi tubaho dutuka Imana, cyangwa se tukabaho twituka, uvuga utari ko buriya narebagaye kuki nakoze biriya, kuki byagenze kuriya. Ariko kwibabarira
ni urufunguzo rwo kugira ngo wakire ubuzima uriho, wakire realite y'ubuzima uriho, kandi ubashe no kuba wanasohoka no muri ibyo bintu urimo. Ariko iyo ukomeje kwicira urubanza, dore ingorane birimo ni iyi ngiyi, uba wirengagije ikindi kintu. Mu yandi magambo, let me put it bluntly, muri hangana mpamagara imbwa mu mazina yazo, buriya kutibabarira ni sinye y'ikintu cyitwa ubwibone. Ni sinye y'ikintu cyitwa ubwibone. Mu buhe buryo? Uba wumva nkanjye vraiment buriya natinyutse vraiment, donc d'ailleurs muri capacité yanjye, mu bushongore bwanjye n'ubukaka bwanjye, how did I dare do such a thing? Haba harimo rero akantu ka pride mu ruhande rumwe. Ikindi shaka kuvuga kijyanye no kwibabarira mpereye no ku rugero watanze, buriya societe nayo iratubeshya ikatubwira ibitari byo. Nko ku rugero watanze uvuga uti yakuyemo inda, wenda ayikuramo nabi birarangira, biragaruka ku cyo bari babajije cya valeur, cya functional focus, cyangwa se ko valeur yanjye, agaciro kanjye gaturuka mu byo ndimo. None ikibazo mba nshaka kubaza, nk'uwo nguwo ntabyara kubera ko wenda yagize ikibazo akuramo inda nabi hanyuma birangira bimugizeho ingaruka. None se utarayikuyemo, utaranigeze asambana, uyu munsi nawe utabyara, waratuka nde? Ararenganya nde? Icyo nshaka kuvuga ni iki, agaciro kacu hari igihe tugashakiraho katakwiye. Kugira abana, Bibiliya iravuga ngo abana ni umwandu w'Uwiteka. Iyo urebye ibintu from a perspective y'ijambo ry'Imana, buriya hari ibintu byakemuka mu buryo bworoshye. Kubera iki? Kubera ko niba societe yarambwiye ngo ugomba kugira abana, umunsi ntababonye Imana itabampaye, nzagira ngo ngewe hari icyo mpfa n'Imana, nzagira ngo ngewe wenda hari nige wakoze ibyaha biruta iby'abandi. Ariko ntabwo ariko kuri. Abana hari igihe Imana itabaguha kubera impamvu zayo utasobanukirwa, utanumva urahanga. Ariko ushatse guhita uvuga ngo nukubera ko nakoze bya bindi, keretse niba Imana yarabiguhishuri ikakubwira iti impamvu utabyara ni kubera ko wabigenje kuri. Ariko itarabikubwira, ushobora no gusanga n'ubundi niyo utayikuramo n'ubundi utari kubyara, kuko benshi barahari. So niyo mpamvu rero mbabwira ngo mureke duce bugufi, twemerera Imana iba Imana, turebe ubuzima muri perspective yayo. Nugwa no mu ikosa, usaba Imana imbabazi, kandi niziguha ntuziyime nawe. Kubera ko iyo wasabye Imana imbabazi kaziguha, ugakomeza kwanga kwibabarira, ni nkaho uba ubwiye Imana ngo Mana, ngiye nkurusha standards zanjye ziri hejuru y'izawe, we warambabariye nyine kubera ko wowe ujya ushyiramo imiyaga, igihe cy'isi njya nshyiramo imiyaga. Ibyo rero ni ubwibone, nayo mpamvu Imana itabikunda cyane.